about to start. Yes, mutwemerere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ibiri TV ndetse na Saga Rwanda tugarukanye ikigo gishya mu byukuri ariko turi kumwe n'umutumirwa umwe umusesenguzi wacu bwana MC Moise Papi Abayisenga engineer. Ntabwo nshobora kwibagirwa engineer yagize ngo giye kubyibagirwa nyambure igarade yanjye. Ariko uri MC uri engineer uri hari kuba MC narakubwiye ngende umutete ubu umutete tutravo nigiye kumenya nago nigiye kubaho nigiye kumenya nakubwiye ko igisubizo wishakamo ibisubizo byo kugira ngo ubeho ariko wigiye kubaho birangira utabayeho ukabaho wanduranya wiri gusabe usaka abantu amafaranga wampaye amayinite wampaye yo guhamagara wampaye bitanu ibyo n'ibyo niyo mpamvu uzasanga nshobora gukora nka Osimura gukora umushyushya rugamba nshobora gukora nka MC nshobora kumastaringa ceremony abantu barabizi cyane hari abantu bajya banyifashisha nkatukana i Kigali nkajya mu birori byabo mu ntara ariko nuko byo ntabwo mbiyamo imbaraga ntabwo mbikora nk'umwuga ariko no by'umwihariko nkaba engineer mu by'inganda hari engineer mu mashanyarazi hari engineer mu bwubatsi ngenda engineer mu bintu bijyanye n'inganda ushaka kugira ngo utangize uruganda rutoya ruguha inyungu ushaka kugira ngo utangize uruganda nyegera ufashe gukora inyigo ufashe kugera ku isoko ry'imashini ubundi utangize urugamba ukaba ukirigite ku cyo bita kifaranga mura nawe agaragara rwose ko ifaranga ariko rero uri wanabuze muyi nari narabuze nk'uko nabibabwiye muri no minsi ntabwo nicaye hamwe ndimo ndubaka ibintu bigiye bitandukanye bashonje bahishiwe rero niyo mpamvu nakubwiye ko ibi bintu ngiye kubifatanya no kugira ngo njye muri kariyeri yanjye y'inganda kugira ngo batazaragira ngo mbivuga ntabifitiye ubumenyi cyangwa iyo mpamyabushobozi cyangwa iyo mpamyabumenyi bumva mfite iryo garade rya engineer batagira ngo nararitoraguye ndi gushaka kujya muri kariyeri rero y'iby'inganda maze iminsi mpuze ukuntu nababwiye ko ndi gutegura ibintu bijyanye no kwinjira muri iyo kariyeri yanjye harya biriya ukora bindi byakora umutete ko bijyanye na house partition niko babyitabye yego house partition iri cyane ku muntu ushaka cyangwa interior design mfite company so ntabwo nabo mu bintu byose byensine mfite abakozi nkoresha mfite department ikora ibintu bijyanye na house interior design nkakora icyo bita house partition yaba icyo bita gypsum partition cyangwa aluminium partition waba ushaka gukora plafond ya gypsum ukagushyiramo ama spotlight meza ku buryo uzajya wicara mu nzu ukabona wicaye ubwabo ukavuga uti narubatse twegera tukagukorera design nk'ubu mbwiye ngo ninkwereke design zabo aba expert bangi bakora wahita ko wifuza ko ntekereza ko mu minsi mike baraza kubona publicity igaragaza sample z'ibyo tuba twakoze urambwira ngo niba narakoze natwe muzaduha ku gasoko niba narakoze turaje tukabaye niba narakoze nkagirirwa icyizere akora partition mu nzu nka Norsken niyo mu mujyi y'ikoranabuhanga yego ariko floor ya kabiri n'iya gatatu ku muhanda siko wicisha bugufi mu niba giye bazasanga ari Youth United Investment Group yakoze as a sous-traitance koranye na company ikomeye company nkubwa ninkubwira ngo company nkubwa uyumve nini cyane Giga mega company y'uyitinya company yatangiye muri 1995 playinga ijambo rya nane rya Julius Malema okay baplayinga ijambo rya Julius Malema buriya byonyine niyo baba bagiye kumukritika umenye ko bagusuzuguye bamaze kwereka yuko hari undi bumva nanone kabiri Amerika uribuka Donald Trump yahaye gasopo umuntu bita Cyril Ramaphosa muri cya gihe cy'intambara kandi noneho ayimuha ariko kumubwira ati ibintu byo gushaka gukorera abirabura baza kugarura ibintu bya apartheid baramwiyama rero kuko umwiyama rero bivuze iki ibi byose no kugaragaza uburyo Cyril Ramaphosa adashoboye
byatumye n'igihugu cye kimanuka kijya hasi. None se bamubaza niba igihugu nka South Africa cyagombye kuba kiri gifite igisirikare kiri professionnel, abasirikare baza baje ku rugamba bagataha batwite, bari bakayisheke gakomeye. urumva umusirikare hari umusirikare baje gutera ibisasu baterwa inda. buretse mubaza dufite abasirikare bari mu mahoro, mu butumwa bw'amahoro za Central Africa, za Sudan, za Mozambique. Reka twifatire Mozambique kuko bo baragenda bakamara igihe kinini, si muri UN, ni ku bufatanye by'ibihugu byombi na Central Africa naho nuko hari umusirikare w'u Rwanda rero batahatwite bibaye kandi hari abasirikare bikubayeho bakuriza indege byihuse utaha mbere ya misiyo. Reka nta nubwo wabitekereza bro, hariya abasirikare baba barabanje bagahabwa ikintu bita briefing, ntukabone RDF. Hari igihe umuntu avuga ibintu gutyo abantu bakavuga ngo tuba tuje ngo gukina, ngo tuba turi ngo kwikina. No, RDF buriya baba briefed cyane mu buryo buri discipline, kuko tactical yo baba ni ibisanzwe. Baba bizi neza yuko kujya hariya nta gukina. Uzongera gutekereza umugore ugarutse mu Rwanda uhuye n'umugore wawe, uzongera gutekereza umugabo ugarutse mu Rwanda uhuye n'umugabo wawe cyangwa sheri wawe, nuko biba bimeze. Hanyuma rero Bertrand Bisimwa mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa 25 yavuze amagambo akomeye. Yavuze ati nous ne revendiquons pas de solution auprès du gouvernement de Kinshasa. Ayo magambo bwayo wese mu Kinyarwanda ni kuvuga ngo ntacyo tugisaba nk'igisubizo kuri guverinoma ya Kinshasa. Nous avons quitté cette étape. Bivuze ngo icyo cyiciro urwo rwego bararurenze. Uko ibintu bimeze uretse gatoya ikibazo ntabwo kiraza. Urwo rwego bararurenze. Nous sommes actuellement un mouvement de libération. Niko nashaka kugera ubu. Amagambo gakomera. Amagambo arakomeye. Ariko reka mve kukwibarisha akabazo nzi n'igisubizo bibuza gutanga. Urwego barurenze ryari? Urwego barurenze umunsi wa mbere bafata Ngoma, bagafata Bukavu, bakinjira Kamanyura, bagatambuka bakageza Warekare, bakagenda bakinjira mu marembo ya Uvira. Bamaze kurenga urwego. Buriya tuvugishije ukuri urwego bari barurenze kuko urwo rwego bari bakiruriho igihe bakiri za Bunagana, batari bafata Ngoma, batari bagera za Sake. Uri kubyumva? None rero noneho bibakandare. Uri kwicara hano kuri zino mikrofone n'ubundi abantu benshi bari basaze, uzi bariya bita ngo ni akagara, bano twita ibigarasha babita akagara. Bariya bita ngo mutugara. Yego, bariya bita ngo mutugara. Bari bahagurutse bari kuvuga ngo Amerika ngwica mu bibazo, gusinya n'amasezerano mu Rwanda, ngo biragaragara yuko ngo RDF bari muri Kongo. Nuko ko naje nakubwira ngo amasezerano yose uzabona yicayeho u Rwanda na Kongo hakina zabayebaho M23, kubera ko ni ibihugu biri kuganira mu buryo buri diplomatique, uburyo bazahura umubano wabo mu bya diplomasi. Kuko uzi neza ko ambasade y'u Rwanda Kinshasa yaratwitswe kandi ubundi biriya ntibibaho. Bakubwira yuko ubutaka urumva, dufata urugero Amerika, buriya ndi kwirukankwaho niyo naba nakoze icyaha kimeze gute, asimbukira muri ambasade ya Amerika bakanyemera nkakandagiramo. Umusirikare w'u Rwanda waba nkurikiye, ni urugero ndi gutanga, akandasa, leta y'u Rwanda yagirana ibibazo na Amerika kuko bavuga ko barasiye umuntu muri Amerika. Tubigarurire hino rero, tubigarurire hino, tubizane hafi yacu. Nuvuga ngo DRC icyo yumvikanaga, icyo abantu bari gusezerana, amasezerano yabo ni ibijyanye n'umubano mu bya diplomasi, kuko wasenyutse n'ambasade zigafungwa. Yego, nitwinjira muri Kongo rero ukajya kuvuga ngo M23 n'ibijyari yarenze urwego bwo kugira ibyo isaba Kongo, ni mu gihe cyose M23
uribuka ifata Goma ati nyawe turashaka ko tuganira nari hafi amahoro yari Paul bakavuga ngo no binjira Bukavu nyawe turashaka ko tuganira no bagera Minembwe baramanuka bagera bafata za Kamandira barinjira bajya mu mare za Warekare barangije ati ubu noneho twajya mu biganiro kongiti twaganira yego ibiganiro byabo ukabona ibyo bifuza ntabwo bibaho urabona ngo bamaze gufata umujyi nka Goma ushyiraho ubuyobozi ufata Bukavu ushyiraho ubuyobozi ufata ugeze za Kamanyora winjiye za Warekare none barakubwiye ngo subira inyuma ngo rekura ibice byose wafashe ngo kugira ngo tuganire noneho ikibishimangira ni uburyo na politiki ya Kinshasa ntayihagaze ariko ihagaze kukuri kwayo vuga iti ntabwo dushobora kuganira muki nyine aho ngaho ibihagaze vuga iti tuganire ariko mwavuye mu bice Mutamba position bafite Mutamba wasabiraga abantu Constant Mutamba wasabiraga abantu ibihano by'urupfu bikanakorwa by the way byakozwe none se bishwe ntabwo ntihari abantu siwe minisitiri w'ubutabera se wabonye he bishwe bande n'abasirikare barashwe ntabwo ni bande se hari abasirikare bakatiwe urwo gupfa ngo bataye urugamba barabarashe se yego ntabwo barashe hari icyiciro cyarishwe kare umva maze mubwire ntabwo kobwira gata gusa ariko ntabwo wowe uri gushaka kugira ngo ndi kuvuga n'abasirikare bashatse gutera kudeta oya ntabwo ari abo fofira attention ntabwo ari abo hari icyiciro cya mbere cy'abasirikare bakatiwe urwo gupfa bazirikwa ku biti barabarasa bya bintu twaje gucekinga dusanga ni amashusho yo muri yo mu Barabu hari amashusho yo mu Barabu rwose wowe wongere ushaka amakuru mu baje bawe ufite hariya Kongo no kugira Kinshasa bafite urasanga abasirikare bakati ubwo gupfa baranicwa kwezi ya mbere ahubwo bari kubanisha icyiciro cya kabiri abo bari bataragira utoro bataricwa icyo ni kimwe kabiri uri mukabashyira ba Paul Ruwara Pero Ruwara nkunda kumwita Paul Ruwara Pero Ruwara ari umunyamakuru wundi na babashyiraho amafaranga miliyoni 4 z'amadolari bashyira kuri ba Bertrand Bisimwa na ba Sultani Makenga ibyo ni amateka umva impamvu ndi gushaka kubikwereka ahantu ubutegetsi bwa Kinshasa n'ahantu buhagaze abantu ku nta muntu nta kintu baba bakiri nta kintu M23 kiri kubasaba bamaze kubashyiriraho ibyo ngibyo umunyamakuru Pero Ruwara yaje aravuga ati mbere y'uko uza gufata amazu yanjye izo ni inzu nkubwire n'izindi nubatse mu mafaranga yanjye nahisemo gushaka ubuzima ntawe nshingiyeho ko mama nakuze ndi imfubyi yarabwiye ati ariko mwabanje mukareba ukuntu Mutamba ari kwiba igihugu yarivuze abantu bamugira umusazi Mutamba n'agakobwa ngatera inda Mutamba bari gushinjwa iki kunyereza miliyoni z'idolari 39 niba ari gushinjwa ibyo bintu sigenewe gereza ya Kisangani niba ari gushinjwa ibyo bintu bakaba bari gusubiranamo ngo mwambura ububasha abandi sena zirwa inteko ishinga amategeko bamwe ntibari kubyumva ejo karagata turabona bari kugaho bari kurwana ubwo bantu M23 iri organize gutya AFC M23 iri organize gutya uri kubona ni buryo iri gucleaninga Goma na bya twatuteroshuma ukora ko bamereye nabi babafata ni buryo iri kugenda ishyiraho ubuyobozi ni buryo abaturage bari kwishimira imiyoborere yayo ni buryo atagiye gukora ibikorwa remezo yego barasaba iki Kongo Kinshasa wakumvikana iki nayo bavuze bati ngo nahingeze nsomara ariko nayo ngo yabukanu gakomeye mfungira aho ngaho ngo ngo actuellement nous sommes actuellement un mouvement de libération ngo ni ubu noneho ni kubohora ntabwo bakiri abo gusabiriza nabo kubohora ni kuvuga ngo bo barabivuze barabitangaje bavuze n'ubu ngo cela signifie que nous n'avons pas de cahier de revendication à présenter à Kinshasa mais nous avons des problèmes qui sont là et que nous devons résoudre avec
Kinshasa ni ukuvuga ngo hari abantu ubwo ibyo bintu ntibitewe nuko bamaze kwifatira igice bumva kibahagije bavuga iki niyo twagishyiramo orudire tukakigengaho tukagiha umurongo twakemura ibibazo birimo twebwe ubwacu cyangwa se na Kinshasa iyo ishatse ntabwo ari cyo mbona aba bagabo ngewe politikari uburyo binjiye uburyo bateguye ibintu byabo n'uburyo bagiye bagaragaza ubushake bafite mu bintu bijyanye n'amahoro bakananizwa na za MONUSCO kubera raporo zifite bakoraga bafatikanyije na Kinshasa ntabwo abo bagabo gahunda yabo ari ukuvuga ngo barashaka gufata igice ngo bagihindure igihugu ahubwo biriya barabitangaza kubera iki urabona Kinshasa yafunze Central Bank yanze kongera gukorana na bino bice bya Bukavu na Goma ibice byose bya inewe za M23 nuvuga ngo aka kanya bo baricaye bakora wabonye kiriya kigega bakoze cyo kugira ngo babone uburyo bazajya bakusanya amafaranga n'abaturage babone uburyo bakora amafaranga nuvuga ngo abantu badafite amafaranga muri Bank of Africa cyakora ikiza nanone amahirwe yo kumara buriya bagize ntagira abandi buriya nta banki n'imwe ya Kongo y'Inkongomani iba hano i Goma na Bukavu kwanza amakuru ufite nawe n'abakongomani nta banki n'imwe urabona amakuru tugira Bank of Kigali urabona ni institution nyarwanda urabona ko tugira nka za Zigama CSS ni institution nyarwanda n'izindi banki nka wenda Populaire yaragurishijwe Koje Bank nayo yaragiye nayo yaragurishijwe ariko byari ibigo byatangiye hano mu Rwanda byo mu Rwanda sibyo tukagira imirenge sako tukagira mwarimu sako na muganga sako yaratangiye muri Kongo nta banki nimwe y'abakongomani nta kigo cy'ubucuruzi bw'amafaranga cy'abakongomani kiyaba hanyuma arabihuza gute n'ubu ngo abakongomani bagize amahirwe yo kuba amafaranga yabo hari uburyo bagiye bagize hano mu Rwanda bakabikuza muri Bank of Africa bakajya Uganda bakabikuza ariko ibyo Kinshasa arikoze iri guhima abakongomani n'abene igihugu rero niba uyu munsi wavuze hari amahirwe ko bakonaga n'ibigo biri mpuzamahanga yego uyu munsi rero niba leta nka Kinshasa yarakoze ibyo kugira ngo inanize M23 M23 ikavuga ati twebwe turashyiraho uburyo bwacu gahoro gahoro ariko petit à petit tugere kuri target bakaba batangiye kubaka ibikorwa remezo gutya ntabwo nibona babura kuvuga yuko ari muvuma ya liberation kuko impamvu iraba muvuma liberation ntabwo ari abantu bari kuza ngo baze guteroriza abaturage ni abantu bari kuza bagahita gukora ibikorwa remezo abaturage bakeneye ubugoma batangiye gukora inyigo z'amazi na Bukavu vuba batangiye kudistribute amazi kubera cyane cyane Bukavu yari ifite ikibazo cy'amazi cyane yego noneho rero sasa niba umuntu ari kuza agakorera ibyo abaturage tuvugishije kuri umuturage wari ya Igoma ujya ukamubwira FARDC yakumva yakumva ateze ko ariko abakongomani nanone buretse yashobora kutakumva kubw'impamvu ebyiri iya mbere avuga ati ushobora gusanga ari umuntu ugezeho wemera by'umwihariko M23 uwa kabiri ashobora kuvuga ati simbemera ariko mvuze ko ntarabemera nkajya kuvuga FARDC muri M23 hano turi naba niciye ahazaza akavuga ati ntabwo nyemera reka tubifate muri ubu buryo reka turi kubishyira mu buryo buri politiki dufate yuko umuturage uri kumwereka okay ijisho ry'umunyamakuru hakundi ugenda ukaganira n'umuturage utashyizeho kamera ntabwo ujya ubigerageza ariya Goma wumva imva mutima z'abaturage tugera kubwira ati twebwe ubu ngubu turajya mu muhanda noneho bakubariza natwe abanyamaguru turi kwambuka iyo ntibyabagaho twebwe ubu ngubu mu minsi mike tuba hano Goma tugende tugere hehe za Sake umuhanda uri gukora ugeze kure none se reka nkubaza inyeshyamba ziri gukora amafaranga yo gukora imihanda igihugu cyari cyarabuze amabuye y'agaciro M23 n'amabuye nta bintu birimo mpamva bese oya reka oke M23 nta mabuye iri gucukura
muri Kongo yashyizeho n'ubuyobozi bushinzwe icyo yashyizeho amabuye y'agaciro. N'ubwo ibintu byabo byakorwaga mu buryo ibi bintu ngiye kubishyira mu ndende nabivuze hano ibintu byabo byakorwaga mu buryo buri desordre bagacukurisha amabuye abana batari buzuza imyaka ugasanga abaguyemo ni nk'aho abakongomani bari baracurujwe kuko zari inyungu za Kisekedi kuko amakampani arimo hariya uburyo yamuverisaka icyo M23 turi gukora iri kuza ikavuga ati nimwubahirize amahame mpuzamahanga y'ubucukuzi bw'amabuye icyo ni kimwe. Kabiri mwakorera mu buryo bw'akajagari ko hariho umuyobozi ushinzwe ibijyanye na mining nkuko mu Rwanda tugira ikigo gishinzwe umutungo kamere uri kumva ubucukuzi bw'amabuye n'uwo nabo rero ni nk'aho bashyizeho ikigo cyabo cya mine uri kumva ntabwo bivanga mu gucukura kuko hari kampani n'imwe wegeze ubona hariho kampani nyinshi yaje kavuga ngo yegeze irekana ikavuga ngo Kongo yadukuye mu kirombe cyacu twacukura hari uri bukumwere wagiye akajya Kongo cyangwa mu 23 ndi kuvuga hari kampani n'imwe yari yarekarama yuko M23 yikuye mu kirombe cyayo uri kumwere wagiye Rubaya umuzungu wagiye Rubaya agakora documentaire avuga ati ko bavuga ngo M23 mu mabuye ko ntawe musanze ko sanze abaturage vugira bacukura bari bari gucukura kandi Rubaya M23 yafashe icyo bari gukora ushobora kutemera kujya kuri screen icyo bari gukora ni kimwe za screen ushobora gusanga bari abazungu rugatekereza ko ushobora kugenda ugafata amashusho ushobora kugenda ugafata amashusho atagaragaramo M23 ntawe utazinyuze uriya muzungu akaba yarakoreshejwe na M23 we akaba yarategetswe kudashyira muri frame ye M23 ntabwo framinga n'ubundi bari abaturage barindirwa umutekano na M23 urabizi zakatanyama zihari za FDL na FARDC ntabwo zatinya kurasa muri biriya nomero ntabwo ushobora kwerekeza focus hatari umusirikare nibanze nyumve ubyo ni gushaka kwere kuba bakamera umusirikare ari mu muhanda cyangwa umusirikare ari gucungira umutekano abari gucukura ari amabuye ntabwo bivuze ko mu ari gucukura amabuye ntawe yacukura filime rero urugero rwa hafi uri mu Central Africa intambara ya Central Africa abakristo n'abanani n'abayisilamu igira yekarata uruvuga ko abafaransa ari mu bantu ba mbere bagezeyo buriya bashatse gukora anti campaign ya RDF bumvishe ko RDF igiye kuza kuba bazi discipline na target n'imikorere ya RDF haragiye abarundi n'abantu bari aho ngaho ubundi bisanzwe nzajya mvuga ibintu abantu babinyangire ariko nababwije ukuri abarundi n'abantu bari aho ngaho bisanzwe n'ubundi nabo ushobora kubwira ati mufate amafaranga ujye kwinywera ibiyeri bakajya kunywa ibiyeri ariko umusirikare w'u Rwanda no kurya n'abayemerewe kurya nabomba yiguze inyuma y'ikigo bafite ukuntu bago order noneho abafaransa bageze bashatse gukora anti campaign bashaka gusebya abasirikare b'u Rwanda ngo nabagome ngo bazabica bazabamara bahagezemo icyo nashaka kukubwira wenda si icyo ngicyo ahubwo dore icyo nashaka kukubwira abafaransa bahageze twagiye tubabona bari mu binombe by'amabuye zahabu n'amacukura ntabwo wabibonye abibonye none se M23 wayo agiye gucukura yabanza agakuramo tena agakora n'imbunda cyangwa nawe yamanuka mu isimu n'imbunda na casque agiye gushaka ayo mabuye ikintu ushobora kubwira ni kimwe abo bagabo babonye nk'umutwe w'iterabwoba ariko ntabwo ari umutwe w'iterabwoba njye nabivuze kuva kera ni nk'uko uyu munsi utambwira ngo ntabwo ari uw'iterabwoba byo nanjye nageze muri enewo naragiye narazamuka nageze za Nyiragongore hari wavuze cyo rwose ntabwo namutunze urutoki uzi yuko noneho mbaza ngiye wagendaga wowe winjiye Kongo mu gihe cya M23 imaze kubohora baza ngewe wagiyeyo wagendagayo na mbere yuko M23 bahobohora wajyaga Bukavu Bukavu na Goma njye najyaga Bukavu nkava Bukavu na ziriya bato nkagwa nani nkagwa Goma agenda nkamara Goma nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ariko njyewe amahirwe yanjye nuko n'umuntu ndeba komandere babivuga bari usikongore ya hasambre ayakongore nibi so yangu nafanana na bakongore hivi niko mkongore lakini lugha ya Kiswahili yako ni ya Kongomani lugha ya Kiswahili ikanishinda sana
Ikanizoea. Lakini kafika pale. Ni pile kogo. Nafunga kimo. Hako na dolari. Hakusema hata. Sinavugaga. Wajizo wale uraji. Wasagara bakogo. Je, oya, muri komateri babivuga. Umuntu kurikiye mutungo rubanza. Uragira sabera bakogo. Jewe sura yangu inafanana na bakongole. Katoka hapa nafika pale Uganda. Baganda pale Kampala. Bakaniangalia. Bakaanza kusema Kiswahili. Na hano mu Rwanda. Na hano mu Rwanda. Ikamubwiza ukuri. Uzaze twinjire tumanuke nifatire baga yanjye. Mubitaga kapukanye kimashire ku mugongo. Fate baga yanjye y'urugendo mu ntara. Twerekeye nko kuri ziriya basi za Trinity cyangwa tuba tubona bamarisha. Baje batwishyura. Izi basi zijya Kampala. Nimagera kumva bambugishije mu Kinyarwanda. Uzamenye ko mubeshye. Uzaze tujye ku ma agence. Ujye kuri agence batanzi. Izi zitwara abantu Rusizi na Nyamasheke. Ningerayo uko bambugishije mu Kinyarwanda. Nzaguye note ya senkani. Bazagira gute? Baza kujya mu Giswahili. Ninjira. Bakindeba. Kaka wenda wapi? Uzikino wabonye n'umugobo man. Niyo mpamvu mbabwira abantu turi bamwe. So rero mumbwira iyo nageraga hariya. Narebaga rimwe nigeze mfungirwa kuri duwani yo ku mazi. Hagana he? Goma. Igoma. Urumva ninjiye mu bwato. Uri pire kongore. Urumva ninjiye mu bwato. Gusohoka hari ukuntu bazaga bagahagarara ku nani. Hari akantu kameze nk'akaduwani nyine kazaga abo bita aba DGM. Noneho wasohoka mukerekana irangamuntu kuri mugomane cyangwa passport yo muri Congo. Noneho nyisotsemo ndagotwa. Muri mbere nabaga business ko ngomba gutegereza nkaguma muri bato mpaka abacunga bagiye nani ngahita kumanuka nkikomereza gahunda zanjye. Sinzi ukuntu namanutse kika nguye ku DGM. Ubwo no winjira n'abasohoka. Ati nipatie vitambulisho vyako. Ukampatia akaite d'identité Rwanda. Tanya ndavuga ati oya yayitwara. Buriya antwaye rese pass cyangwa passport. Nkagera kuri douane nakambuka. Nifite ariko indangamuntu ayigutwara. Ariko irangamuntu yintwaye. Mama yake na mama. Nagera kumva ko Rwanda nkavuga ngo ndi umunyarwanda. Nabo bashobora kundeba bakavuga ati n'umukobwa umwana uje avuga Ikinyarwanda. Urwo byumva nakuye muri sepasi ndayimuhereza. Uzikuye mu ntoki. Hatanzwe $50. N'umumama umwe w'umuboss sinshatse kumentioninga. Umukire tu. Niyo waje avuga ati umuntu aramugaye ati uriya muntu hari dino ndi gukora ari umuntu ngiye gusetingira y'Uganda. Aturiya muntu ati n'umwacu none bamwatsi cyangwa n'indi bimwatse nuriya no mama wo mu bakire batinywa ari yago. Batinywaga. Aragenda baravugana afunga umutwe cyangwa ati niki ushaka kugira ngo hereze uyu muntu yaje kudukorera. Ikireke n'ubona katagongesheje. Yinjiriye Bukavu yaje n'ubwato baje kumwakira. Birangira atanze $50. Ari gushaka moto wa $100. Utekereza ko uwo muntu ariko ufite ibyangombwa ari kwinjira muri M23. Reka tubandanye rero. Bertrand Bisimwa avuga atyo rwose ati ntacyo tugikeneyeho Kongo. Ibi ngibi tubihuze hano ariko yavuze byinshi yananenze na MONUSCO uburyo yitwaye. MONUSCO icikisha abakomando ba FRDC bagava mu kigo bari barahungiyemo hara muri Goma cya MONUSCO. Abenshi ngo baragenda, abandi ejo bundi ibyiciro barabicyuye babyerekeza nk'uko amategeko mpuzamahanga cyangwa se amasezerano ya Geneva bigena, bajya i Kinshasa banyuze muri za Beni. Ibyo ngibyo arabikunda, ariko MONUSCO yayigaye ko ari turayita gute ni nk'ikirumira habiri kibereyemo hagati n'abagambanyi kuri urwo rwego. Ubundi MONUSCO yabivuze ko ari abagambanyi. MONUSCO iracyakenewemo hari
reka nkubwire ko nageze hariya muri Nyiragongo nsanga ikigo cyabo ari hirya no hino mu mujyi ibigo byabo biracyafungisiona ikenewemo. reka nkubwize ukuri nabwiye abantu babwira ngo MONUSCO ni aje wa Sekibi hano muri Afurika by'umwihariko hano muri Congo. MONUSCO iyo itaza kubera muri Congo intambara za hato na hato zikiboneka hano muri Congo ntabwo ziba ziboneka. Icyo ni kimwe. Kabiri, MONUSCO aba bantu nibo bazana intwaro zo guha nubone bari gusapotinga aba bari gukora ibitero shuma bya hato na hato mugiye ngo ni ibintu bari kwiga. MONUSCO yageze muri Congo mu 1997 gutyo banze imitwe yitwaza intwaro yari muri Congo aho kugira ngo igabanuke kandi aricyo cyari kibazanye ngo cyane no guhagarika FDL. ahubwo FDL yarakomeye ya mitwe iva kuri mirongo iba amagana. Imitwe yitwaje intwaro y'imilitipuriye muri Congo tuvugisha ukuri nta kigo bafite gikora intwaro sibyo. Congo igura intwaro bivuga ngo nabariya ziranye ishyamba hari abantu baziha intwaro none utekereza ko ari bande abo bantu muri MONUSCO. Tekereza kuba waraje kurwanya umuntu akaza akivanga n'igisirikare cy'igihugu kandi nawe ukabibona ko bivanze n'igisirikare cy'igihugu nawe ukinjira muri igisirikare cy'igihugu mukajya kurasa bene igihugu bari guharanira kubaho uba ugaragaje urwego rwawe. Tekereza ko UN yakagombye kubona yuko intumwa zayo ntacyo zimariye abakongomani bakabakurayo vuba na bwangu kubera yuko ibi biyavuze byose n'ibintu byabayeho. Mu ijambo rya Bertrand Bisimwa yavuze ngo mu gihe kandi seriously abantu b'ibintu babifata like a joke kubera gutwarwa n'amarangamutima. Mu gihe cya UN cya MONUSCO abaturage bagiye babaga abandi baturage bakabarya barebera ibyo bintu babivuze. Abaturage bakataga abandi imitwe bakirirwa bagendana igice. Ntabwo wabonye umuturage wari wamaze umunsi wose ari kugendana umutwe w'umuntu. Ntabonye amwerekana nk'aho yageze ku nsinzi. MONUSCO yari iri hehe? Twabonye batwika inzu z'abaturage ni hehe? Ni Minembwe ni hehe z'abanyamurenge bavuga ngo balunguze muri izo nyumba ngo bale batutsi ngo bahinde kwa ni hariya n'itangazamakuru ryasuye hariya muri Masisi hariya Masisi Nturo nkunda kwita ngo Minembwe kiberizwe Nturo yego. Aho hantu MONUSCO yarareberaga none MONUSCO kwaje kurinda amahoro abantu bari kwicwa bakabagwa bakaribwa ubwo amahoro waje kurinda naya nishubura kumva MONUSCO ubundi bari gusa ega M23 n'abahanga. Urabona MONUSCO abenshi bamaze gutaha benshi ari igihe gito nacyo tuzajya twabona ngo banyuma bari kujyana n'ibikoresho kuko bakoze bari bafite politiki yo ku rwego hejuru barebye bavuga ati nidufata izi inyo tuba tubirukana nabo ku ngufu isi yose yaduhagurukira. Ariko noneho MONUSCO iyo babatwaye iyo bongeye kuvuga ngo tugiye kudiployinga ubu ntabwo babazana ku ngufu baravuga ati oya kandi nta kibazo cy'umutekano dufite tugira ikibazo cy'umutekano. Ngaho tekereza MONUSCO yasabaga ngo kugira ngo ikorane na M23 ngo mu bice yamaze gufata kuko bitari kugira ngo igibone uburyo ifundisa zakatanyama neza intwaro. Bivuga ngo rero ibintu byose bavuze kuri MONUSCO ntabwo babeshe. MONUSCO yarabagoye uyu munsi iracyabagora. Ibitero byose shuma biri kuba hano Goma MONUSCO bifitemo uruhare 150%. MONUSCO ifitemo uruhare 150%. Urumva ko yeje n'igipimo yego. Sadeke uzi neza yuko mu bintu yapfuye na nuza na M23 ni ugusohora abasirikare mu kigo cyabo bakabaha ibikoresho kugira ngo baze gutera nanone. MONUSCO iri gusohora bamwe mu basirikare ifite ikabaha intwaro igashyira intwaro n'izindi zakatanyama zikiri mu ntara ariko babahagurukiye screening iri kwa Goma uri kuyibona kandi ngemba mpari
cyemba marimba arize ngo ntabwo ubyitegeka abatwereka baba iriya screening nagira ngo ubwire ngo mu minsi mike umupaka uraza kongera ufunguke 24 kuri 24 sibageza saa yine kuri gahunda bariyeri ariya saa yine petite bariyeri ho ndumva ari saa 12 ngira mu gihe gito itegure ko umupaka urakora 24 ku yandi 24 ku yandi ubwo MONUSCO iyo iza kuba atari igishyitsi cya leta zunze za Amerika reka tukite gutyo yari kuba yaravuyemo none se ntabwo wabonye ukuntu ubwo ndakorohereje mu gusubiza kugira ngo ubwo ntiwabonye ukuntu batatse Olivier uriya mu ambasaderi uriya uhagarariye Amerika muri UN yatatse Olivier Nduhungire amaze kugaragaza raporo y'uburyo bagiye batanga raporo z'ibicupuri badashaka kuvuga ukuri banyura kure y'ukuri cyane gitabo kigaragaza ukuboko kwa Amerika muri MONUSCO kubera yuko ariga amabuye biba wabanza ukamenya ajyahe Amerika nitanga amafaranga menshi muri UN bivuga ngo n'ubutunzi bibye aho bagiye kuvuga ngo bagiye gucunga umutekano ubwishi bujya muri Amerika ijambo rya turanyerutse ijambo ndagira ngo tunagane ku musozo nyine twiruka ijambo rya General Joseph Kabila Kabanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahoze ayobora iki gihugu ndetse akaba na senateri mu buzima bwe bwose yarabikurikiye ingingo 12 yagarutseho warazumvise narazumvishe imwe irimo gushyira iherezo ku gitugu ubwo dictature na tyrannie twabisobanura mu buryo butandukanye mu Kinyarwanda ni nkari si igitugu n'inkoni y'icyuma inkoni no kuyoboza inkoni y'icyuma nyine no kuyoboza uvango tyrannisation yagaragaje ko habayeho kumanipira ubutegetsi kwambura ububasha inzu chambre ya Sena na parlement bikajya bikora mu kwaha k'umuntu ku giti cye ariyo mpamvu ubona bari gushaka kugira ngo bagire ute ngo bavugurure mu tegeko nshinga ibyo byose yarabivuze buriya dore ikintu rero ijambo niyo no gusengura ijambo ibintu byinshi ingingo zo umuntu wese ukurikirana politiki ya Kongo Kabila ntabwo yigeze abeshya tuvugishije ukuri nta hantu yigeze yifate ukuvuga ngo ni bya bintu ngo nawe yanenze ibyo yananiwe gutunganya baretse gake niba atarubahirije amasezerano ajyanye na M23 hari ikintu kigomba kubanza ukamenya kabiri kurwana akabagaruka avuga ati wansimba agomba kuba no mutego yasigiye Kisekedi kuki se kumutega imitego reka politike n'umukino utangiye winjiye muri iki cyumba nawe ukava hano uri kubazwa uri kumbariza icara kuri iyo ntebe uri kubarizaho ukambaza ukicara kuri buri n'uwo politiki aho warugejeje niho natangirira ariko uburyo wasubiza bitandukanye n'uko buryo ngiye ndi gusubiza sibyo Joseph Kabila yarabanje kwanza arabya ati nimutuze mwere kurwana ngize impapuro sigaje kwa proof na niyo mpamvu Kisekedi agera ku butegetsi yahise ko atumira M23 bakamara amezi 3 Kinshasa ni umwaka bamaze umwaka 18 n'akaramezi utekereza ko ari ukubera iki utekereza ko ari ibintu byiza byo gutya nuko hari intambwe Kisekedi Joseph yari yateye avuga ati ibi bintu tubishyize mu mpapuro asigaye kubisinya nawe ahita akajya mu bibazo by'uko yashaka kuguma ku butegetsi yicara intebe ishyushye abakongomani babonye ko bari batangiye kugira ute kwigaragambya agahitamo kurekura ubutegetsi mu mahoro ariko asiga dokima M23 nubwo natabaye mwiza ko M23 kuko hari ikiganiro ngeze ngaragaza abantu uburyo ubutegetsi bwa Kisekedi ubu buri ku marembera Obote umutego ubundi Kabila niwe bashije gutega umutego M23 ya mbere y'abarunkunda iwugwamo irangije itakirarimbuka ubonye ibyayibayeho yego Obote yashatse kubikorera Museveni se naho ngatisha ntundusha ubwenge aya masezerano sibyo aya masezerano ndayasinya
ariko sinyakurikiza. Urumva yasinye ari amasezerano yo kuvuga ngo bagiye ngo bumvikanye uburyo bagiye gucanga ingabo bakagabana ubutegetsi. Ariko Museveni nk'umusiniya yari amaze kuvuga ati ati uyu muntu nkasinye ndakandangiza. Ingero zo tuzirekeye hejuru twigarukiye mu nibyo ndi gushaka kwereka. Kabila yarangije gukina umutwe M23 basinya amasezerano yo kwivanga. Arangije niho bano banani basigaye, uyu wabaye igipinga mu Banyamurenge, uyu wamaze Abanyamurenge. Ngo byemeza ute? Oya yabaye Akagara. Yagambaniye makanika. Nawe urabyita Akagara? Yabaye Akagara. Ariko kuri leta ntabwo ari Akagara. Nyine ni Akagara ku Banyamurenge. Akagara ku Banyamurenge. Masunzu. Binavuga ko ari wohereje umuntu wishe guverineri, bise guverineri wawe wa Bukavu. Uriya Magana Juvenal. Amwoherezaga ku amaze kuba yari umufamiliye, no abantu babyita ntabwo yamwakiriye nk'umufamiliye, ntabwo yamwakiriye nk'umuntu baje kuryamana. Urabona Abanyamurenge bagira ibintu by'amafamiye kandi bakagira kwizerana. Uri yaje yoherejwe atuma arakoreshwa. Urumva amwizeye bagirana icyizere, buriya bagirana icyizere cyane. Arangije naramurangiza. Byose byo nashaka kuvugaho. Nashaka kwereka umutego uyu munsi Kinshasa baguyemo uri guhenura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nuvuga ngo we yashatse gutega umutego M23 baravuga ati no. Ahubwo umunsi yatangiye kujya mu biganiro nabo yarabanje kubita inyeshyamba. No munsi yari kugaragaza ko agiye kurimbuka, kubera yuko ntabwo ushobora kubanza kuganira n'umuntu umwita inyeshyamba. Nyuma twabonye ko ibyihebe twabonye ko robote batangiye Idi Amin yita Museveni ko ari abanzi b'igihugu. Obote nawe akurikira nawe akomeza bita abanzi b'igihugu, birangira Obote avuze ati reka tuganire, bakimara gusinya amasezerano kwisha manene yese kahenuka. Noneho rero icyo nashaka kwereka Kabila we kugira abone ko yari umuhanga muri politike kurusha Tshisekedi. Ikimwe umutwe Parankunda barasinya. Yasinye wabonye ibyababayeho. Abamakanika uyu Lieutenant General Noza we yemera kugumayo kugira aho ajya agambanira. We yabonye yakunze amafaranga barayamuha akajya agambanira bene wabo Masunzu. None rero icyo nashaka kwereka ni aka kanya Kinshasa ukurikije ibi kubera Kinshasa ugakurikiza politiki y'ibyo uyu Joseph Kabila yavuze, ntabwo yakoreshe yego muri politiki kugira ibintu utsindwaho, ugira weakness ukagira na effort. Muri weakness ziwe yananiwe gusiga birangije, ariko yakwereka ko ati ngena sizaraho mbigejeje kwikemura byamunaniye. Nubwo nabwo abakongoma b'Abanyamurenge ntabwo yarababangamiye yarabishe. Urumva, ariko ibyo tubireke ntamanzi muri politiki uhoraho nta n'umukunzi uhoraho. Ubu ejo bundi uzajya kubona umuntu bari gukora azakorana. Yes. Hanyuma Kabila aravuga ati tugomba guhagarika dictature. Ubwo wambwiye ni ubuhe buryo bazayihagarikamo? Mu magambo make ndasa ku ntego kuri ijambo rya nani rya Joseph Kabila n'aho ryakanguriye abakongomani yamyigaragambye uri kujibona muri za Kinshasa ibe myinshi nubwo buryo. Yego, kubera iki? Niba nk'umuntu we sinira wakurikiranye ijambo ryavuze ngo atake nabaye perezida w'umusirikare wemeye kurwanya urugamba hafi no kumenera igihugu amaraso. Oya nagaruka yabikoreye indahiro ko n'umusirikare atazahemukira igihugu kandi kazagitangira igihugu azakimenera amaraso cyanyuma. Yego, ati n'ubu ndi nyuma y'ubutegetsi iyo ndahiro sinayihindutseho. Umva akantu gakomeye nshaka kuvugaho. Ati nka perezida wa mbere wa Kongo, perezida wa mbere
wa Kongo wemeye gutanga ubutegetsi wemeye mu mahoro mu myaka 60 ati nasize iki gihugu imbibi zacyo zuzuye nta kibazo zifite. ako kana ko yakagarutse yego yagarutse ku cyo bita rétablir l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Azabikora ate? mbere hari abantu bese ko barariza ngo aje ngo nawe ngo kugira ngo arwanye M23 reka da ahubwo iyi M23 uzajya kubona ubone na Kinshasa iriyo buriya M23 n'ahantu itari na Kinshasa iriyo noneho bafata ubuso bwose bw'igihugu bwose bw'igihugu baretabrise autorité de l'État ku buso bwose bw'igihugu. Yego nicyo nshatse kuvuga. Yego buriya ni nkaho nyabana ntabwo none se ibyo wabihuza gute no guhagarika intambara arrêter la guerre? guhagarika intambara none se abari kurwana ni bande? ni M23? yego kurwana na FARDC ni bande? FARDC ni iri kurwana fata ubu intambara reka uretse nk'urugero hari na rimwe n'abadukurikiye bihangane baze kutubwira niba baze gushyira muri commentaire hari na rimwe M23 yigeze ihaguruka ikajya gutera FARDC bavuze ngo tugiye gushyiraho cessez-le-feu cyangwa duhagaritse urugamba kugira ngo ibiganiro bikomeze? hari na rimwe barabusubiza nawe ariko umusubije. ikindi cya kabiri ese ko ndi kubaza ndasubiza. ikindi cya kabiri uribuka ko M23 n'ibice baga yafashe igasubira inyuma? uribuka icyo bitaga East African Force, East Africa Community Regional Force iza M23 yari itayihuza na AFC yemeye gusubira inyuma ibirometero ifata bya bice bisigira za East Africa ngabo bajyemo hagati ariko ngo yahitaga yambara twa karuvati n'utundi dukajo. none se wowe waba ubwenge turi aho ngaho ikaba yicaracariramo aho ngaho yari muvoma politike abantu batabyemera bayita inyeshyamba bagomba kuba bafite inzego zose. none se wowe wari ufite inewe urazirekuye urumva uri buve burundu pe udasize abantu baragukurikirana muvoma ibibaho bahategurira igitero mbese ntabwo ubona gukora ibyo gitabo Kisekedi ko yirukana East African Region Force yizanira abarundi M23 avuga ati nta kibazo nibagumemo hagati abarundi ntabwo bahise ko batangira gufasha FARDC gutegura ibitero byo kwica abakongomani. yes niyo mpamvu rero bagomba kubamuka uyu munsi niyo bamubwira ngo M23 iri ku Rwanda intambara Kabila ari kuvuga ari buhagarike niyo abasirikare ba FARDC bari kugaba kuri M23 ni guhagarika imbibi abarundi ndabongere kugaruka kwivanga muri politike. ubwo rero murizo ukuntu intambara izahagarara uko Kisekedi abivuga. Kisekedi cyangwa Joseph Kabila intambara nta kundi izahagarara. FARDC izemera ko kuyirwana ikarangira. FARDC izemera ko yatsinzwe kuko niba abasirikare uko babona umunsi ntabwo izabyemera ntabwo azayitegeka. oya reka buriya atake umuntu wabaye umugaba mukuru w'ikirenga akaba ari umusirikare. Kisekedi ni umusivili wa supplyingaga pizza i Burayi. ni i Burayi nyine yaratwaye umusirikare yose n'uruzi gutya abasivili tuba dufite uburyo ducommunicating hano urabyemera ariko uravuga ngo soja ngo umusirikare wa musirikare iteka wayi one soldier always commander. ako kana uzima ngo bivuga bijya imvugo y'umusirikare niyo yaba yarakivuyemo yahuye n'undi musirikare hari uburyo bakonekta mu mvugo zabo hari n'uburyo bahuza kuko n'igihe bakora abati kiri gisivili wa kandi nawe yavuye mu gisirikare ariko huye n'undi musirikare ntabwo yavuze kubona nk'umusirikare wo reka cyari byo tugomba kuvuga abasivili atatwumva urumva nicyo nshaka kwereka disikuru ya perezida Joseph Kabila ancien perezida
hari uburyo buriya abasirikare b'abasiniya bayumvishije cyane cyane bariya ubona Tshisekedi ari kuburabuza b'abajenerali ari kuburanisha ntabuzi abazi mbese uwa generali udafite abantu bagukurikira abavuye ku rugamba. None turimo kugana ku musozo. Bertrand Bisimwa ati twebwe turi mu voma ya liberation, tugomba kubohora igihugu. Ahangaha ati tugomba ubwo twagiye kwa Joseph Kabila ati tugomba guhagarika intambara, ariko tukanagenzura ubuso bwose bw'igihugu, ubuso igihugu kikongera kikagira itegeko ku buso bwose bw'igihugu, tugakuraho dictature na tyranny. Ibyo bintu ndashaka guhita mbihuza n'ibyo Kinshasa itangaza by'uko Kabila afite akaboko muri AFC M23. Asa amagambo aca amarenga ko noneho ahubwo urugamba ahubwo rugiye kuba inkazi kugeza igihe Kinshasa ivaniyeho ku bw'imbaraga z'inkota. Guceceka kwa Joseph Kabila byafashije Tshisekedi kuditinda ku butegetsi, ariko ubwo Joseph Kabila yemeye kuvuga ndajya mubwira ngo Tshisekedi agiye kurimbuka vuba. Ndakubwira impamvu. Nkibona Corneille Nangaa atangije AFC niyumvagamo nashidikanya yuko mu buryo buri indirect Joseph Kabila agiye gutangira gukorana na AFC, ariko AFC nini na M23, ariko M23 itari yamwakira. Urwo byumva uko niba ubyibuka muyobozi coordinateur wa AFC M23 Nangaa yari umuntu wa Joseph Kabila cyane. Ni nawe yahaye ikigo cya Seni, ikigo cy'igihugu cya Kongo cy'amatora, kugira ngo bimike Tshisekedi. Umuntu wabonaga ashobora kuzumva ibyo bamusaba bagashyira ibintu ku murongo uko babyumva. Agezeho agira abandi bariye bamujyana bamutangira kumwereka ibindi ukundi kuntu kugira ngo yikure kuri abo, kugira ngo nawe azatinde ku ngoma ry'ingoma yiyongeza iyindi. Ibyo Tshisekedi atakoze, ibyo Joseph Kabila atakoze nibyo Tshisekedi ashaka gukora. Joseph Kabila uzi ko bamubwiye ati kasupo gasongoye ku itegeko nshinga. None umunsi wabonye ko Tshisekedi nibyo ari gushaka kugira ute guhirahira akora. Niba rero Kabila avuze, ingaruka biruze kumugiraho ni ingaruka kuri kwanza reka mbanze mwereke gukorana kwa M23 na Kabila birashoboka cyane. Njye nyambira abantu babwira ngo kwatangiye umunsi Lawrence Kanyu amini Nangaa atangiza AFC, M23 ikamwemerera bagakorana, kubera ko muri politike nta mwanzi uhoraho ubaho, nta n'umukunzi uhoraho ubaho. Icyo kintu n'inzara nyivuga cyumva. Noneho wakinjira muri politike ugasanga ubaka kanya icyo nabwira abantu cyo niyo Kabila azakoresha imbaraga zingana gute kuvuga ngo arasubira muri iriya nzu ya Kinshasa yo ntibyamukundira. Mu gihe cyose AFC M23 yafata iki ubutegetsi, kuko ntago bari abagabo, ntago aba bagabo ba Sultani bayobewe ibyo yabakoreye, bamacenga ibyo yabakoreye. Gusa nawe nk'umuntu urumva bamaze gutangaza ko bamwambuye immunity, agomba gushyira imbaraga zose kugira ngo tujye si discours ya mbere twabonye, twitegure n'izindi mpaka akoroza abakongomani mu mutwe bakumva yuko ari umupatriote. Ubundi bakavuga ati ariko Tshisekedi ubundi waje uturutse hehe ujya kongera ujye gusupurayinga pizza turekera igihugu. Ntabwo ari bibi, ariko antake perezida ntabwo azasubira gusupurayinga pizza. amafaranga atwaye ntabwo azacuruza izahabu nani Lawrence Kanyu, kandi twari tuzi ko bacuruza amazahabu kanswe perezida. buriya reka nkubwire iriya nzu yagezemo iraryoha. wabonye perezida wa Cote d'Ivoire, perezida wa Cote d'Ivoire bamutera kudeta, none se ntiyarashaje ariko yaragishaka kuyobora. iriya nzu iraryoha, biba birimo ni byinshi cyane. Papi Moise Bayisenga, umusesenguzi wacu ku Bigwi TV,
akaba n'umuyobozi w'ibigo bitandukanye. Ubwo namaze kwitereka numva ko ari byinshi uhereye ku bya enjeniyera ukajya mu bya Saga Rwanda. Yego. Ndagushimiye cyane. Reka nshimire n'abantu badukurikiye. Ariko mbere yo gusoza ntitwabura kubwira n'abantu yuko ubu ngubu tuvugana Nyakarundi Neva Sebarundi ubu ari Kinshasa yagiye kureba perewe kagiye muri gahunda yo gutegura inama y'isome yaho hari ukuntu isome bari abagabo uretse urareba yahagarariye mekanizme ubase yo kugarura amahoro kubwo izabera Kampala. Amakuru ntafitiye hari natumva neza nuko buriya Burundi yari kinyuzwamo aba South Africa ngo bari koherezwa ku rugamba hariya za Uvira bambaye nk'abarundi nabo ko Burundi bamaze kwerura kuba ariyo. Ariko najya nkubwire ngo buriya Nyakarundi Sebarundi yagiye hariya atari bamwe buri wasanga agiye kuvuga ati kudaherutse kwishyura aho y'amafaranga kutari kuyatanga kuko nawe numvishije amavuga ngo akunze abarundi ariko ntago abakunze. Abarundi bamaze gupfira hariya abafashwe yihakana bakirimo uruzi ko abarundi bafashwe buzabonagana urabibuka uzi ko bakirimo M23 bagifitwe na M23 zibera ingabo bisanzwe aho bose ariko yabihakanye ngo nabaredi tabara nyine nicyo mubwira general ariko ni general utaro ngende nibwira abantu bakanseka general utaro rwanya urugamba na general wagwanya urugamba batandukanye none se mbwira ngo se barundi mbwira urugamba yarwanya ko namubonye mu bigunda se ndabizi bavaga mu bigunda bakaza bakica abantu nicyo cyatumye Domitien Ndayizeye ababwira ati mwe bakujya mujye mukomeza kwica abarundi nimuze dusinye n'amasezerano tuhana ahantu utegeka abaturage bahumye ababahaye iryo teka bageze ku butegetsi ati natwe turakabye ntabwo tuzigera turekura bimwe bumvikanye yuko bamwe bayobora manda abandi bakayobora manda reka rero gutwara umwanya wawe tuzabigarukaho tukabwire tuzanabigarukaho ubwo ariyo asante sana rero kuba wabanye natwe. Tugushimiye kubw'umwanya wawe n'abadukurikiye bose biteka duhana umugisha kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Urakoze cyane asante sana. Asante.